turabasuhuje cyane kandi tubaha ikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Uyu munsi tuje ahangaha kubagezaho ibibi byo gukoresha inzara warangiza ukazishyira hariya muri turiya twuma tuzumutsa. Iki ngiki ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Olivier Harerimana. Mwibutse gukanda subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu by'ubwenge bigiye bitandukanye binyura hano kuri Buhuru Boy Entertainment. Nge mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Mbahaye ikaze. Ubushakashatsi bwagaragaje ko imashini zikoreshwa muri salon de coiffure cyane cyane ziriya mashini zumutsa inzara zasizwe verine cyangwa se gel n'ibindi bigiye bitandukanye basiga ku nzara. Ziriya mashini ubushakashatsi bwagaragaje ko ziri mu bintu bitera kanseri y'uruhu. Ubushakashatsi kandi bwatangajwe muri Nature Communication Journal. Ubu bushakashatsi bwavuze ko umwanya umuntu amara yicaye yashyize ikiganza muri iyi mashini y'umutsi inzara, ibi ngibi bituma uturemangingo tw'amaraso dupfa, noneho bikaba byakuviramo kurwara kanseri y'uruhu. Abashakashatsi bagiye batandukanye bakora ku bijyanye n'uruhu bo mu ishuri rya University of California San Diego cyangwa San Diego ni hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuze ko iminota 20 umara washyize ikiganza cyawe muri iyi mashini cyangwa se muri iriya mashini, ni ukuvuga ngo hafi 30% by'uturemangingo tw'amaraso yawe turapfa. Noneho ubushakashatsi bugakomeza buvuga ko iyo wongeye kugisubizamo ikiganza, iyo wongeye gushyiramo ikiganza cyawe indi minota 20, hafi 70% tw'uturemangingo tw'amaraso yawe turangirika tugapfa. Abashakashatsi bavuga ko nubwo abagurisha utu tumashini bavuga ko nta kibazo dutera ku buzima bw'umuntu, ngo ntago higeze hakorwa neza iperereza rihagije ku ngaruka duteza ku ruhu rw'umuntu. Gusa icyo wamenya ni uko ubu tumashini dutera kanseri y'uruhu, kubera ko ubukana bw'imirasire ituruka muri iriya mashini bukubye inshuro 4 ubw'imirasire y'izuba. Ni nayo mpamvu ari bibi cyane ku buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo turiya tumashini tuba dufite utuntu tumeze nk'udutara. Utwo dutara nitwo tuba tumurika ku nzara, noneho ruriya rumuri ruba rusohokana ubushyuhe burenze. Ni nayo mpamvu rero inzara zawe zihita zuma vuba. Ku nyandiko zagiye zisohoka zivuga ku burwayi bwa kanseri buhera mu ntoki z'umuntu, zivuga ko abenshi mu barwayi bakunze kwivuza iyi ndwara baba biganjemo cyane cyane ab'igitsina gore. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunda kwivuza iyi kanseri ituruka mu ntoki cyangwa se mu kiganza, abenshi ngo ni abagore n'abakobwa. Hari ibintu byadutse muri iyi minsi ngo umukobwa utarasigishije inzara za verine za gel ngo ntago abagezweho. Icyo wamenya ni uko gusigisha inzara kenshi cyane bishobora kugutera kanseri y'uruhu. Abantu benshi bakunze kurwara iyi ndwara y'uruhu twabonye ko ari abakobwa n'abagore. Akenshi bakunze kwisigisha verine cyangwa se gel bagiye kwitabira ibirori bigiye bitandukanye cyangwa se bagiye mu marushanwa runaka.
ni ukuvuga ngo bibaye byiza umuntu yajya asigisha noneho agategereza bikiyumisha cyangwa se bagasigira hanze ku zuba, kubera ko imirasire y'izuba niyo mirasire myiza ifite ikigero, iri ku rugero rwiza ruringaniye rutakwangiriza ubuzima bw'umuntu, kubera ko turiya tumashini tuba dufite ubukana burenze, ubukana busohoka mwa kariya kamashini buba bukubye ubukana bw'imirasire y'izuba inshuro 4. Reka dusoreze ahangaha nge mwabanye muri iki kiganiro. Nitwa Olivier Harerimana cyangwa se Uhuru Boy. Ujye wibuka gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Uhuru Boy Entertainment kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mujye mumenya ko ibi bintu kandi biba byatuvunnye kugira ngo tubibagezeho. Mujye rero mubikurikirana kuva bitangiye kugeza birangiye, mwibuke kubikorera na share kugira ngo na bagenzi banyu babibone, kubera ko iki kiganiro nk'iki ngiki ni cyiza cyane kubera ko ushobora kucyumva warangiza ukirinda. Mujye mubimenya rero, ntago umukobwa utarasigishije inzara, ntago umukobwa utarasigishije inzara ntago ari umujangweri nk'uko mukunze kubivuga. Hari n'abashobora kumva iki kiganiro bikarangira bafashe umwanzuro wo kutazongera gusigisha inzara. So ndabakunda cyane, reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.